Ni mu masaha y'umugoroba, Edimo rero aricara maze akitegereza Samuela, ahita atekereza ko rwose uyu mwana akeneye kuba yasohoka maze agafata akayaga ko hanze ndetse bakaba bari kumwe bombi babiri, dore ko rwose haba hashize igihe kinini badasohoka. Kuva rero mama wa Samuela yapfa, ntabwo rwose uyu mwana aba akigira ibyishimo. Edimo kandi nawe akazi kaba kenda kumwica, nta mwanya rwose aba abona wo kuba yasohokana uyu mwana. Uyu munsi rero ahita avuga ati reka rwose mujyane maze njye kumurangaza. Barasohoka rero bakajya muri resto iri hafi aho ngaho nyine, baragenda bakicara maze Edimo agafata meni kugira ngo arebe ibyo baza gufata. Mu kanya gato cyane rero ajya kumva Samuela ari kumukubitagura nyine ati papa papa papa, reba mama reba mama. Naho rero Edimo arikanga cyane, gusa nanone ahita atekereza ati umwana wanjye akumbuye mama we ku buryo atangiye kuzajya amubona kandi adahari. Ubu rwose ni urukumbuzi umwana wanjye afite kandi birumvikana rwose. Ahindukira rero bukeya kugira ngo nyine arebe impamvu umwana we rwose ari gusakuza. Agihindukira rero akubita amaso uyu mukobwa uba uri guseriva. Akimukubita amaso isi rwose ihita imuhagararana neza neza, kuko ahita yumva amaraso yose yo mu mubiri we akonje, maze akahita aguma hamwe, akananirwa rwose kuba yavuga cyangwa kuba yanyeganyega, agakomeza yitegereza uyu mukobwa. Nyamara rwose ahita abona yuko asa n'umugore we cyane cyane, dore ko aba ari kuvuga nk'uko umugore we yavugaga, baseka kimwe, imisatsi ni imwe, kureshya ndetse na taye ni bimwe. Ikindi kandi n'uruhu rwe rwose ukuntu rwasaga, byasaga neza nk'uko Raisa yasaga. Aba yumva rero wagira ngo rwose ni nkaho ari kurota, kubera ko aba yumva ahari atakiri ku isi, mbese ibintu bimubayeho biramuyobera, agakomeza kwitegereza. Naho rero Samuela we nyine arakomeza akareba nk'uri kureba filime, dore ko nawe rwose biba byamucanze. Naho rero Edimo ahita avuga ati hoya ntabwo bishoboka, ntabwo rwose bishoboka ibi bintu. Gute se umugore wanjye yaba ari hano kandi yarapfuye mbizi, naramwishyinguriye ndetse rwose nkanamuririra, ndabizi neza cyane rwose ko namushyinguye. Sinibaza rero uyu muntu uri hano uwo ari we. Samuela rero yitegereza papa we uba ukanuye amaso atari kunyeganyega, maze agahita amubaza ati papa umeze neza? Abona atari kumwumva maze akamukomanga. Nuko rero Edimo ava mu bintu biba bisa n'inzozi, maze agahita abwira Samuela ati mwana wanjye rwose meze neza nta kibazo, gusa nyine ibi bintu birasa nkaho ari uruhurirane. Gusa akomeza nyine kwitegereza uyu mukobwa, maze mu mutima we akibaza ati uriya se ni umuvandimwe wa Raisa? Yaba se ari undi muntu wo mu muryango we? Baba se ari abantu basa gutya gusa? Biba byamuyobeye, maze ajya kubona akabona rero Julia niko nyine uyu mukobwa aba yitwa, aje abasanga. Akibagera rero iruhande, Edimo we yubika umutwe kuko rwose aba yumva nyine atakomeza kumureba, mbese aba yumva nawe atazi ukuntu ameze. Naho rero Samuela ahita amubwira ati mwaramutse neza. Naho rero uyu mukobwa Julia ahita ahindukira maze akitegereza uyu mwana, ahita aca bugufi maze akamubwira ati umeze neza mukobwa mwiza? Uyu mwana rero acyumvira ijwi yumva neza neza ari ijwi rimeze nk'irya mama we, ndetse rwose ahita yumva ari kuvuga nk'ukuntu yajyaga amubwira iyo yabaga ari kumuryamisha ari kumusezeraho. Ashaka rero gukomeza kubavugisha, maze Edimo uba utangiye guta controle ahita afata uyu mwana byihuse maze agahita amubwira ati tugende. We nyine aba yumva rwose atabasha gukomeza kureba Julia, ahita rero agenda yihuta. Maze Samuela ati ariko papa njyewe rwose ndashonje, nari nkeneye gufata amafunguro. Naho rero Edimo ati ndabyumva nyine ko ushonje, ariko amafunguro turayafata ahandi atari muri iyi resto.
Edmu rero yicaza Samuel mu modoka maze agakomeza kugenda atekereza. Aba ari kwitekereza nyine kuri uyu mukobwa, aba yibaza ati ibi bintu se koko birashoboka? Gusa nyine ngomba kuvumbura ibintu byinshi kuri uyu mukobwa, ngomba kumenya uwo ari we, ngomba kumenya byinshi bimwerekeyeho, naho ubundi rwose ntabwo natuza kuko ibi bintu ntabwo bisanzwe habe na gatoya. Nyamara rwose isura y'uyu mukobwa iba yamuzonze, dore ko aba yumva imuri mu mutwe nk'aho bayifashe bakayempurima maze bakayishyira mu mutwe we. Aba rwose nta kindi kintu ari kwibonera mu maso ye, nubwo aba atwaye imodoka ariko mu by'ukuri nta nubwo aba ari kureba umuhanda, mbese ibitekerezo bye biba byagiye neza neza. Bagera mu rugo rero maze Samuel uba unenaniriwe ahita asinzira. Papa we rero aramuryamisha maze akagaruka muri salo akicara ngo arebe televiziyo, arebe ko rwose yakwirangaza. Nyamara ntacyo bimufasha kuko akomeza gutekereza ku byamubayeho. Aba ari kwibaza ati ubuse izi ni inzozi? Maze agahita ajya muri Google atangira no gusacinga ya resto yari yagiyemo, dore ko rwose nubwo iba yari iri hafi y'aho batuye ariko aba yaratarayinjiramo na rimwe kandi ibihamaze imyaka myinshi. Atangira yo kuyisacinga maze akabona rwose muri Google irimo, ahita abona ko rero ibi bintu atari inzozi ahubwo nyine ari ibya nyabyo, ndetse ko uyu mukobwa ari gutekereza abaho nyine atari ukumurota ahubwo nyine ahari rwose, ndetse ugizwe n'umubiri n'amaraso. Ahita avuga ati byanze bikunze uyu ni umuntu rwose nyamuntu namwiboneye. Gusa nyine akomeza gusacinga ngo arebe ko hari amakuru yabona kuri uyu mukobwa, ariko nyine ntayabona kubera yuko uyu mukobwa aba ari umukozi usanzwe muri iyi resto. Kano kanya rero nibwo yongera gukumbura Ahayisa neza, nibwo yongera kumutekereza cyane, ndetse nibwo yongera kumva ko irungu rimwishe, ndetse nibwo yongera kumva ko rwose burya bwose atamwibagiwe uretse kuba ari kwirengagiza gusa, ariko mu by'ukuri ahita yumva ko rwose kuva umugore we yagenda yasize nyine umwanya mu buzima bwe, dore ko aba yumva hari igice kimwe cy'ubuzima bwe cyajyanye n'umugore we. Kano kanya nibwo yongera kwiyumva maze akumva ko atuzuye rwose, akumva ko hari ikintu kibura mu buzima bwe. Edmu atangira kwibaza niba yajya kureba uyu mukobwa maze akamubwira ko rwose asa n'umugore we neza neza fotokopi. Gusa ari kubitekereza ahita avuga ati rwose ubu bangira umusazi, bakangira nk'umuntu wataye umutwe, kandi koko birumvikana. Gusa nyine ngomba gutekereza ku kintu cyo gukora. Muri kano kanya rero ibitekerezo bitangira kumuza mu mutwe ari byinshi, maze akibuka ukuntu umugore wajyaga amubwira yuko ubwana bwe nyine atabwibuka. Yamubwiraga ko nyine yarezwe na nyirakuru, ariko aba yumva rwose atibuka nyine uko mu bwana bwe byari bimeze, ndetse yumva nta n'inzibutso afite zo mu bwana bwe. Ibi rero atangira kubitekerezaho ati mbese ubu byaba bifitanye isano na Julia. Atangira kubyibaza ariko mu by'ukuri nta gisubizo aba afite kano kanya, kubera ko ibitekerezo aba afite biba ari byinshi cyane bimwuzuye mu mutwe, yabuze icyo yatekereza, yabuze icyo yafata n'icyo areka. Mbese aba yumva ari hafi gusara, aba yumva amajwi ari menshi mu mutwe we. Akomeza rero kubura amahoro, maze agahaguruka akajya mu cyumba cya Samuel. Ahita asanga uyu mwana yasinziriye cyane, ahita rero amukora mu misatsi maze agahita amubwira ati papa rwose arahita agaruka mu kanya gato. Edmu rero arasohoka akagenda akajya muri salo maze akambara inkweto, ahita yongera akajya mu modoka. Aba yumva rwose yifuza gusubira kuri ya resto. Yego aba abizi neza cyane ko rwose ifunze, ariko aba yumva agomba kujyayo akongera akayitegereza. Aragenda rero maze agaparika nyine hakurya y'umuhanda yitegereza iyi resto, nkaho rwose aba ategereje ko Julia yongera agasohokamo maze akamubona. Aba yumva hari yifuza kugira ibibazo byinshi amubaza, nubwo anaramutse amubonye ntabyo rwose yashobora kumubaza. Nawe ubwo rero mu mutima bari kwibaza ati kubera iki ibi byose bibaye kano kanya? Aka kanya rwose nari ntangiye gusubirana
aka kanya nari ntangiye kumenyera nyine kubura umugore wanjye, none rwose bibaye nk'aho umuntu akujombye icyuma mu gisebe, ndumva rwose bibaye bibisi, ndumva wagira ngo umugore wanjye yagiye ejo. Aguma aha hantu rero ari kwitegereza nyine iyi resto, ariko nta kintu na kimwe aba agomba rwose kuhabona kuko aba ari mu masaha y'ijoro ahantu hose hafunze. Arongera rero agataha, ariko rwose iri joro ririnda ricya adafatanyije ijisho habe na buhoro. Buracya rero mu gitondo, maze yicaye ari gutekereza ahita yibuka rero umugabo wigeze kuba umubodyguard we, yari umuhanga cyane mu byerekeranye no gucukumbura, gushaka amakuru nyine yerekeranye n'abantu. Yahise rero afata telefone maze aramuhamagara, akimugeraho yahise amubwira ati ndifuza ko rwose wamfasha kuko n'ubundi usanzwe umfasha. Kano kanya rero hari umukobwa nabonye asa n'umugore wanjye neza neza, ntabwo ari ugusa gusa, ahubwo wagira ngo nyine ni fotokopi y'umugore wanjye. Amwereka rero ifoto y'umugore we nyine, ubundi akanamubwira n'uyu nguyu uko ameze, abagira ngo abimugereranyirize, dore ko ahari uyu mubodyguard nyine aba atarigeze yita ku kuba hari ibintu bimwe na bimwe yigeze areba nyine by'umugore we. Amuha n'iyi foto akamubwira ati noneho iyi foto yigumane kugira ngo nawe uzirebere nyine ibintu ndi kukubwira, ahari hari byinshi utibuka ku mugore wanjye kuko wamubonye inshuro nkeya cyane. Ahita rero amubwira ati rero ikintu nifuza, ndifuza ko uzanshakira amakuru yose yerekeranye na Julia, ukanshakira amakuru y'aho aturuka, uwo ari we neza, aho aba, amazina ye ya nyayo, byose mbese bimwerekeye. Ndifuza kumenya umuryango we, mbese ndashaka kumenya buri makuru yose yerekeranye na Julia. Naho rero uyu umubodyguard ahita amubwira ati birashoboka nyine ko yenda byaba ari ibintu bihuriranye, ariko nanone iyo ibintu bihuriranye ari byinshi burya haba harimo ibanga byanze bikunze, niyo mpamvu nyine tugomba gushaka amakuru. Ahubwo mbwira nyine iyo resto mu izina ryayo, ubundi ntangire akazi, ubwo nzakubwira kandi nturambirwe. Naho rero Edimo ati ndakwizeye cyane rwose, wowe bigerageze kandi ubikore mu ibanga rikomeye, kubera ko ntabwo ugomba kumubangamira cyangwa se ngo ube wamutera ubwoba. Edimo rero agaruka mu nzu maze agasanga Samuel ahagaze muri salo, ahita amubaza ati papa, none se uri kugerageza gushaka uriya mukobwa? Naho rero Edimo ati cyane rwose, gusa atungurwa n'ikibazo uyu mwana amubajije, dore ko abatekereza ko uyu mwana nyine ataba yitaye ku bintu byose aba ari kureba. Ahita amubwira ati yego rwose ndi kumushakisha kubera ko nyine asa na mama wawe cyane, ndi gushaka rero impamvu nyine basa cyane. Naho rero uyu mwana ahita amubaza ati none se afite n'umutima mwiza nka mama wanjye? Edimo ati ibyo byo ntabwo ndabimenya, ariko ahari nyine vuba tuzabimenya njye nawe. Umunsi rero wakurikiye, wa mubodyguard ahamagara Edimo maze akamubwira ati mvuye kuri ya resto, ndetse rwose nagerageje gushakisha amakuru, izina rye nyine ni Julia nk'uko yitwa, hanyuma rero atuye nyine muri karitsiye itari kure ya hano, gusa nyine nakomeje gushakisha amakuru, ariko uriya mukobwa biragaragara ko nta makuru namwe ahari rwose yerekana ibimwerekeyeho mbere y'imyaka 5. Mbese wagira ngo guhera ku myaka 5 nibwo batangiye kubara imyaka ye, cyangwa se nibwo yabayeho, kubera ko niyo makuru yonyine umuntu abasha kubona. Edimo rero ahita abwira nyine uyu mugabo ati wakoze cyane ku makuru mpaye, ubwo nanjye ningira ikindi menya nzakubwira, gusa n'ubundi ukomeze nyine unshakire andi makuru twumve ko hari icyazarengaho. Edimo rero ahita ategura Samuel maze akamujyana ku ishuri. Akimara rero kumugeza ku ishuri ari kugaruka n'ubundi gutaha biranga, maze akumva umutima uri gukomeza kumuhatiriza gusubira kuri ya resto. Ahita rero agenda maze akinjiramo, gusa yinjira nta handi amaso ari uretse kuri Julia, dore ko rwose aba amureba maze akamubonamo umugore we neza
n'utujesite bakoraga twose twari tumwe, ukuntu nyine umugore yakundaga gusubiza imisatsi inyuma agacisha urutoki inyuma y'ugutwi buri kanya abikora neza, yarabirebaga akabona ni nk'aho ari umugore we. Akomeza kumwitegereza maze abona hari n'ukuntu umugore we yajyaga akunda kwishima ku zuru, ibintu rwose yakoraga nka buri minota 5, abona n'uyu mukobwa nawe nuko neza neza. Yakomeje kwicara maze akomeza kumwitegereza, dore ko nyine Julia we yari yibereye muri kontwari ari kugira neza ibintu byo kurisha ari kubishyira ku murongo. Naho rero Edimo we yamurebaga adahumbya, akomeza kumwitegereza utujesite twose akora, uko aseka, uko avuga, uko akora utuntu twose, maze neza neza akabona ni Raissa umuhagaze imbere. Sinzi ukuntu rero Julia yahindukiye maze abona uyu mugabo nyine uba uhagaze atari kunyeganyega. Edimo we nta nubwo abazi ko ahagaze, abazi ko ahari yamaze kwicara. Julia rero ahita amubaza ati mwaramutse neza, murashaka se intebe yo kwicaraho? Ubwo muri mwenyine mbaha ameza nyine y'umuntu umwe? Naho rero Edimo ati yego, gusa nyine aba yikanze dore ko ataba akibuka yuko anahagaze. Abari kureba rero ahumbaguza cyane, umutima uri gutera hafi kumusohoka mu kanwa. Julia rero ahita amujyana maze akamwereka ameza bari munsi y'idirishya, akamubwira ati icara hano hameze neza cyane. Ahita amuhereza menu rero maze akamubwira ati mwantuma nta kibazo, ariko niba nta n'icyo bibatwaye nshobora no kubahitiramo nyine ifunguro ry'umunsi twateguye. Amubwira rero detaye zaryo, maze uyu mugabo rwose utabona byitayeho ibyo kurya ahita amubwira ati ibyo ndumva ari sawa cyane. Urebye ntabwo rwose iby'imirire byo hari n'icyo biba bimubwiye, ahubwo nyine aba ashaka ikintu kiri bumuhuze maze agakomeza kwirebera uyu mukobwa. Ukuntu rero Julia aba ari kuvuga aseka uyu musore bituma nyine amureba cyane, amaso akananirwa kumuvaho. Edimo rero aba ari kugerageza rwose kwikaruma ngo yigire nkaho nta cyabaye, nyamara mo imbere muri we aba yumva rwose wagira ngo harimo nk'inkuba ziri gukubita mu mutima we, dore ko nyine aba ari kumva urukumbuzi ndetse n'amatsiko yo kumenya byinshi ku byerekeranye n'uyu mukobwa, byose byamwivangiyeho. Ubwo nyine ni urukumbuzi rwo kuba akumbuye umugore we cyane, no kuba rero afite amatsiko yo kuvumbura byinshi byerekeye kuri uyu mukobwa. Mbese aba yumva muri we wagira ngo harimo nk'ibintu biri kurwaniramo. Mu kanya rero ajya kubona akabona Julia yaragarutse n'ikirahure, maze agahita amubwira ati iki cyo kunywa ni icyo rwose uhawe nyine na resto, kubera ko nabonaga umeze nk'umuntu ukeneye ikintu cyo kunywa ngo wikarume, nabonaga rwose umeze nk'ufite ikibazo. Edimo ati urakoze cyane, nari ngikeneye rwose iki cyo kunywa. Uyu mukobwa rero ahita amusekera maze akongera akigendera. Edimo rero amukurikiza amaso, maze muri kano kanya akavumbura ko uretse kuba uyu mukobwa nyine yarabonye ko asa n'umugore we, ariko mu by'ukuri n'izindi detaye zose zihuye, ndetse aba ari gukomeza kugenda amwibutsa umugore we kurusha uko yabitekerezaga, dore ko buri kantu kose ari gukora kaba kari gutuma yibuka umugore we. Abona noneho ukuntu uyu mukobwa avugana ubwitonzi, ukuntu agira ikinyabupfura, ndetse n'ukuntu ibintu byose abikora neza cyane. Ibi byose rero biba biri kumwibutsa Raissa. Mu kanya rero Julia aragaruka azanye amafunguro, maze Edimo agahita amubwira ati urakoze cyane Julia, birasa neza rwose, birashoboka ko binaryoshye. Naho Julia ati none se uzi izina ryanjye? Naho rero Edimo ati cyane, ati ndarisomye kuri badge yawe. Naho Julia ahita arebaho ati uzi yuko hari n'igihe ntaba nibuka yuko iyi badge nyambaye? Edimo ati birumvikana cyane, ariko nyine izina ryawe ni ryiza cyane ku buryo byoroshye nyine ko umuntu ahita anaribona agahita arifata mu mutwe. Julia ahita amubwira ati muryoherwe. Mu kanya rero Edimo amaze gufata amafunguro,
dore ko rwose yanayafataga atazi n'ibyo ari gukora, byari ukugira ngo nyine Julia atabona ko agiye adafashe amafunguro, naho ubundi rwose yakaba yaranayihoreye kuko nta peti yari afite habe na gatoya. Amaze kuyafata rero arishyura, maze akabwira Julia ati byari biryoshye cyane, ndakeka ko rwose nzagaruka inshuro nyinshi. Naho Julia ati turagutegereje kandi rwose dukunda abagaruka. Nyamara ntabwo rwose uyu musore n'ubundi aba ari kumukuraho amaso, dore ko no mu bitekerezo bye byose nta kindi kintu na kimwe aba ari gutekereza. Arasohoka rero maze yagera hanze akicara mu modoka ahita yiruhutsa, aba abaye nk'umuntu wari wikoreye ikintu kiremereye, ariruhutsa inshuro nyinshi, aba yumva nyine noneho abonye akuka, dore ko aba yumva rwose yicaye nko mu nzu nk'umwuka wari ugiye kumuherana. Edmo rero arataha, maze yagera mu rugo akongera agafata telefone, arongera rero agahamagara wa mu bodyguard we, maze akamubwira ati ndifuza ko rwose washyiramo akabaraga kubera ko ndashaka nyine ko unshakira amakuru, gerageza nyine ugire ibintu bimwe na bimwe umenya rwose bya mbere y'imyaka 5 y'uriya mukobwa, kubera ko uriya mukobwa byanze bikunze ashobora kuba afite inkuru y'ubuzima nawe ubwe atazi. Naho rero uyu mu bodyguard ahita amubwira ati ntabwo byoroshye, ariko ndaje rwose nshakishe ahantu hose hashoboka, nzashakisha mu bigo by'imfubyi, nshakishe kandi no mu makuru nyine yose agiye atandukanye. Buriya wowe mpima iminsi nk'ibiri cyangwa 3, ibyo ari byo byose nzaba nabonye igisubizo. Ubundi ndabizi ko nta kintu kijya gipfa kunanira, ubwo nibinanira nyine uzamenya yuko ntako ntagize. Naho rero Edmo ati nta kibazo rwose, ngaho gerageza. Edmo we rwose bari kugenda arushaho guta umutwe, aba ari kwibaza ati bwa mbere nifuzaga kumenya amakuru makeya yerekeye kuri uyu mukobwa, nyamara nkimara kuyabona n'ubundi ndumva ngikeneye kumenya ibindi byinshi bimwerekeyeho, cyane cyane ko ntazi impamvu ndi kumva wagira ngo ngewe n'uyu mukobwa dufite ukuntu nyine turi guhura, wagira ngo dufitanye isano. Umunsi rero wakurikiye n'ubundi nyine Edmo aba yumva yifuza kuba iruhande rwa Julia, arazinduka rero akajyana umwana ku ishuri, maze yaba akimara kumutwara n'ubundi agahita ajya muri ya resto. Julia rero akimubona aza amusekera ati mwaramutse neza bosi, ati ndabona rwose umaze kuba umukiriya wacu wa buri munsi. Naho rero Edmo nawe amwenyura ati nyine hano mutegura amafunguro neza, noneho uburyo mwakira abantu birarenze, niyo mpamvu rwose mba nifuza gufatira amafunguro yanjye hano buri gihe. Julia rero arishima ati murakoze cyane ni ukuri kubwo kutubwira rwose amagambo meza, ni karibu rero. Arongera agahita amujyana hahandi nyine asanzwe amujyana, maze Edmo akabona ni nkaho rwose iyi meza wagira ngo yarayikodesheje, dore ko buri uko yazaga ariho bamwicazaga, ariko akanahakunda cyane kubera ko iyo yabaga hicaye yabaga yitegereza Julia ahantu hose yaba ari, yaba ari muri comptoir, yaba ari kujya mu gikoni, mbese ahantu hose ari yabaga amureba neza cyane. Julia rero ahita amubwira ati n'ubundi rero mushatse nabahitiramo ifunguro ry'uyu munsi, amubwira rero iryo ari ryo, maze Edmo agahita amubwira ati nta kibazo rwose, kubera ko rega ntabwo ujya wibeshya, umpitiramo neza cyane, n'ubundi rero mpitiramo rwose, ndakeka biri bube ari byiza nk'iby'ubushize. Julia rero amwenyura ati cyane rwose, bihora ari byiza kubera ko ifunguro ry'umunsi nyine iba ari specialite yacu. Julia rero agaruka azanye nyine ibyo kurya, maze akabwira Edmo ati muryoherwe. Naho rero Edmo nyine ntabwo amenya aho imbaraga zivuye, maze agahita abaza Julia ati nakubaza ikibazo nyine kiri personnel. Naho uyu mukobwa aratungurwa nyine, ariko agahita yikiriza n'umutwe ati nta kibazo. Edmo rero ahita amubaza ati ese ufite famiye? Naho rero uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya nta famiye mfite, kubera ko ngewe nakuriye mu kigo cy'imfubyi. Bambwiye yuko
abantu nyine baje maze bakandambika ku gipangu cy'icyo kigo cy'imfubyi mfite imyaka 5. Ubwo rero niho nakuriye nyine, nta yandi makuru yanjye rwose anyerekeyeho nzi. Edmond rero ahita amubaza ati none se ntabwo wigeze ugira amatsiko yo kuba rwose wabibaza? Naho Julia ati narabibajije cyane rwose, ariko nyine nta makuru namwe nigeze mbona. Byageze aho ngikuramo rwose kwirirwa mbibaza, maze ntangira guhimba inkuru y'ubuzima bwanjye, kubera yuko nyine nabonaga n'ubundi nta muntu n'umwe uzabumbwira. Mbese ubundi wagira ngo navutse uwo munsi bansigaga aho ngaho ku gipangu. Naho rero Edmond ahita amubaza ati hanyuma se Julia ni izina wiyise? Naho uyu mukobwa ati hoya ntabwo ari njye naryiyise, ahubwo nyine ngo ni abamama baho ngaho mu kigo cy'imfubyi barimpaye, kuko bumvaga ari izina rituje, ari izina nyine ryiza, maze bararinyita. Edmond rero ahita yiruhutsa maze akabwira uyu mukobwa ati ni ukuri ihangane rwose, ndumva bibabaje cyane. Kuri we rero ahita yumva nyine ibyo yatekerezaga byose ariko bimeze, koko uyu mukobwa atazi ahashize he. Nubwo nyine ikigaragara uyu mukobwa we ubugira ngo nyine ari kwibutsa ahashize Edmond, nyamara uyu mukobwa we nta hashize aba afite. Edmond rero yitegereza mu maso y'uyu mukobwa maze akabona agahinda kamurenze, akamubonamo umubabaro udasanzwe, dore ko rwose nubwo aba yari asanzwe ahora yisekera, ariko mu by'ukuri aba afite ibikomere byinshi agerageza guhisha. Kano kanya rero kwikontorora biba byanze, ndetse rwose babona uyu mukobwa ari hafi kurira. Ahita agerageza rero kurekera kumubaza ibindi bibazo, kuko rwose ababona yamubabaje bihagije. Amusaba imbabazi rero akamubwira ati mbabarire kuba rwose ikibazo nkubajije gitumye ujya muri mudu mbi. Naho uyu mukobwa ati hoya nta kibazo, none se ko ari ubuzima bwanjye kandi nta hantu nabuhungira, byanze bikunze iki kibazo rwose nzahura nacyo kandi inshuro nyinshi. Uyu munsi rero Edmond arataha, ariko ataha nawe yababaye. Agera mu rugo maze rwose noneho kugira ikintu na kimwe atekereza bikanga. Aba ari gutekereza umubabaro uyu mukobwa yari afite mu maso, maze agatekereza ko atazi inkomoko ye, atazi aho yavuye, maze akumva agahinda karamwishe. Umunsi rero wakurikiye nta shuri ryari rihari kuri Samuela, ndetse nta n'akazi kari gahari kuri Edmond. Edmond rero arabyuka maze akajya gutekera Samuela amakrepe yakundaga. Bari kuyafata rero abwira nyine Samuela ati uyu munsi ndifuza yuko nyine twasohoka. Samuela ahita yishima ati ahubwo se twagiye kano kanya? Naho papa watubuse ko kimara gufata ibya mu gitondo, ubu hari ikintu uri bubashe gufata muri resto? Samuela rero ahita amubwira ati reka nihangane mbe ntegura nyine imyenda ndi bwambare. Aragenda rero agahitamo ikanzu, gusa ahitamo ikanzu yari yambaye wa munsi nyine ahura na Julia, ndetse ahita afata n'igipupe cye yakundaga atajya agasiga, maze akagihobera cyane. Hashira umwanya rero papa we akamubwira ko noneho nta kibazo bagenda. Bajya mu modoka, maze Samuel agahita abaza Edmond ati none se papa dusubiye muri ya resto twagiyemo cya gihe? Naho rero Edmond ati kubera iki se wumva nyine ari gushaka ko twasubira? Samuela ati nyine nkumbuye wa mukobwa, kubera ko nabonye ari umwana mwiza, yamvugishije neza, ikindi kandi nyine asa na mama wanjye. Ibi rero kubibwira nyine Edmond ahita yumva rwose ari nkaho kandi isi yongeye kumwikaragiraho, dore ko nyine ibi ngibi bituma abona ko umukobwa we akumbuye mama we nk'uko na Edmond akumbuye umugore we. Baragenda rero maze nyine bakinjira muri resto, dore ko rwose ibyo kurya biba byatangiye guhumura. Naho rero Samuel we yinjira ari kureba ahantu ari bubone nyine wa mukobwa mwiza yakunze. Naho rero Julia nawe nyine uba uri gushyira impapuro ku murongo, agikubita amaso uyu mwana w'umukobwa ahita amwenyura ati dore rwose
umwamikazi aragarutse, ndishimye cyane ko noneho bakugaruye uyu munsi. Samuel arahita agenda yiruka asanga nyine Julia kugira ngo amusuhuze, ahita amuhobera ati umeze neza? Julia rero abaza uyu mwana niba nawe ameze neza, maze akamubwira ko ameze neza. Naho Samuel ahita abwira Julia ati urabizi ko uri mwiza? Julia rero araseka ati hoya ntabwo nari mbizi, ariko urakoze kubimbwira. Naho rero Samuel ahita amubwira ati uri mwiza cyane. Gusa nyine uyu mwana abaza ubwenge, nawe rwose ntabwo anamubwira yuko asa na mama we, aricecekera, ariko nyine agakomeza nawe kumureba. Edimo rero we areba ukuntu umukobwa we yishimye cyane, nyuma y'igihe kinini rwose atabona aseka, uyu munsi nibwo aba yongeye guseka. Ahita yibaza ati ariko se ni ibiki rwose biri hagati ya Julia ndetse natwe? Wagira ngo rwose harimo connection y'amaraso, kubera yuko ukuntu bahuye maze bagahita bahuza, wagira ngo rwose basanzwe baziranye. Ntabwo wamenya ko ari iminsi mike ishize baziranye. Ukuntu noneho umukobwa wanjye aba yamwishimiye cyane, wagira ngo rwose bafite ikintu bapfana, wagira ngo bafite isano ibiri kubahuza. Gusa nyine Edima ahita agerageza kwivana muri ibi bitekerezo, maze agatangira nyine kubwira Julia ibyo bari buze gufata. Julia rero agaruka abazaniye amafunguro, maze akababwira ati muryoherwe. Naho rero atamenye rwose ukuntu bigenze, Samuel ahita atangira kumubwira inkuru, agatangira kumubwira indirimbo yize ku ishuri, agatangira kumubwira ukuntu atinya inshishi, agatangira nyine kumuganiriza amubwira udukuru twose. Baraganira rero ukabona bahuje urugwiro. Julia nawe agatega amatwi uyu mwana. Naho rero papa nyine wa Samuel waba ari kwitegereza ibiri kubera hano, ababona rwose bimeze nk'aho Julia yaba ari tante wa Samuel, maze akaba avuye nko mu mahanga ya kure badaherukanye. Umwana nyine akaba afite amagambo menshi yo kumubwira, ni nkako nyine we aba ari kubibona. Kuri Edimo rero kubona Samuel ari kumwenyura biba bisa rwose naho ari kado ikomeye Julia amuhaye, kuko nyuma y'igihe kirekire niwe uba wongeye gutuma uyu mwana Samuel aseka, naho ubundi rwose aba amaze igihe atazi uko guseka bisa. Bamara rero gufata amafunguro bagiye gusohoka, maze Samuel agahita abwira Julia ati none se waza ukaduherekeza? Aba yumva aho arashaka kongera kumarana undi mwanya nawe. Naho rero Julia aramureba akamwenyura, maze agahita areba Edimo nko kumusaba nyine uburenganzira bwo guherekeza uyu mwana. Naho rero Edimo ahita yikiriza n'umutwe nyine, maze Julia agahita afata mu kiganza Samuel, bagahita nyine basohoka. Bagera rero hanze, Samuel nyine agahita atangira kugenda yiruka. Abana nyine niko bameze, ahita ajya imbere agatangira kugenda akina n'igipupe cye. Naho rero Julia ahita abwira Edimo ati iyo nitegereje abana nkareba ukuntu bishimye, nkareba ukuntu babayeho, mba numva rwose njyewe hari igice cy'ubuzima bwanjye ntazi, kandi nanone nabitekerezaho neza nkumva wagira ngo nanjye ubwo buzima bwiza abana baba babayemo nanjye hari nigeze kububamo, ariko ndabwibagirwa. Mba numva nyine ntazi ukuntu bimeze, mba nifuza kumenya ubwana bwanjye uko byagenze. Gusa mba numva hari ibintu wagira ngo ndabikumbuye kandi ntabizi byo mu bwana bwanjye. Edimo rero ahita amubwira ati komera, gusa buriya nawe ufite inzibutso utibuka neza, kubera ko buri muntu wese aba afite inzibutso ze. Naho rero Julia ati cyangwa se birashoboka ko rwose ari inzozi nifuza ko zakabaye zarabaye impamo, wabona nyine ubuzima mba ntekereza nshobora kuba narabayemo, ahari aribwo nifuje kuba narabayemo, ariko bikaba bitarashobotse. Edimo rero aba yumva ubuzima bw'uyu mukobwa buri kumubabaza, ahita yibuka ibyo nyine wa mu bodyguard we yamubwiye ko nyine mbere y'imyaka 5 rwose impapuro z'ubuzima bw'uyu mukobwa ziriho ubusa, zisa umweru kuko nta kintu na kimwe cyanditseho.
aramwitegereza maze agatekereza ko n'izina afite ubwaryo yarihawe n'abantu atazi. Arimyoza kubera ko aba yumva uyu mukobwa rwose amubabaje, ahita amubaza ati none se ujya utekereza kuba nyine wakomeza gushaka amakuru akwerekeyeho? Naho Julia ati ntakubeshye, buriya gukomanga ku rugi rudafungurwa rwose bigera aho ngaho bikaguca intege maze ukarekeraho gukomanga. Ntakubeshye nanjye kubera ukuntu nagerageje ariko bikanga bikaba iby'ubusa, mba numva narabirambiwe, mbese mba numva nariyakiriye, mba numva nyine ubuzima bwanjye ari ubu ngubu, ahari nyine nta bundi buzima buri inyuma y'ubu ngubu. Edimo rero ahita abwira Julia ati none se uramutse ubyutse maze ukabona hari umuryango rwose wifunguye ugiye kumenya ibikwerekeyeho, wabifata ute? Naho Julia ati nagira ubwoba bwinshi cyane kuko rwose naba ngiye kumenya ibintu byinshi natakaje birenze uko mbitekereza. Uyu munsi rero basezeranaho maze Samuel akabwira Julia ko yishimiye kongera kumubona ndetse rwose ko yifuza kuzagaruka kumureba, amubwira ko rero azaba rwose yamukumbuye. Naho Julia ati nanjye nuko, uzasanga rwose nagukumbuye cyane. Ku wa mbere rero wakurikiye nabwo nyine Edimo avuye kujyana Samuel ku ishuri ahita agaruka muri iyi resto, noneho arinjira maze agasanga harimo abantu benshi cyane, iba yuzuye rwose no kubona aho umuntu yicara ari ikibazo. Naho rero Julia ahita amubona maze akaza amusanga, aramubwira ati ndabona uyu munsi rwose ibintu byakaze ariko reka nze ngushakire ahantu uri bwicare. Ati rero iyo hari abantu benshi gutya boss wacu aba afite amahane menshi, aba ari kujya duhamagara buri kanya ndetse rwose ntabwo aba ashaka ko umuntu ahagarara, aba agira ngo nyine umuntu ahari akore nk'imashini. Sinzi ukuntu aba abyumva, aba abona ahari tutari gukora bihagije, nyamara tuba twakoze cyane bishoboka byose, dore ko n'ubu Julia aba ari kubwira uyu umupapa nyine ibyo ngo biba byaramurenze kubera gukora cyane. Naho rero Edimo ahita amubaza ati boss wawe se ubundi ninde? Naho rero Julia ahita amutungira urutoki akamwereka nyine umugabo uba uri mu madosiye ari kujya akanda calculatrice, bigaragara nkaho nyine aba ari guteranya. Umugabo ubona rwose nta guseka, ubona nyine arakaye cyane iryinyo rifashe ku rindi. Edimo rero aramwitegereza maze akabona nyine byo rwose ashobora kuba ari umunyamahane. Naho rero Julia ahita amubwira ati boss wacu nyine ntabwo ari umuntu mubi ariko nanone arakabya nyine, ntakubeshye rwose mba mbona wagira ngo ntabwo nyine azi ko turi abantu, wagira ngo azi ko turi nk'imashini. Ahita agenda rero ajya gushakira nyine amafunguro Edimo, naho Edimo akomeza kureba nyine uyu mugabo maze akabona nta guseka, akabona ni umugabo nyine utamenya icyo ari gutekereza. Nk'uko rero Julia rwose aba yabimubwiye, mu kanya gato atangira kubona ari kujya ahamagara Julia ahantu amaze akanya, niba yari ari kuvugana n'umukiriya bakamarana akanya agahita yongera akamuhamagara amwereka ahandi ari bujye, mbese abamukoresha adahumeka. Ibi bintu rero bibabaza Edimo kubera ko rwose babona uyu mugabo atari umwana mwiza habe na gatoya. Mu kanya gato rero Julia azanira nyine Edimo amafunguro, maze akimara nyine kuyamuhereza atarava hano, uyu mugabo nyine Laura ahita aza amusanga maze agahita amubwira ati ukimara guseriva aho ngaho uhita unsanga mu gikoni. Ahita yongera akagenda maze agahita abona nyine Julia yarahindutse. Edimo ahita amubaza ati ni amahoro se? Naho rero Julia ati nyine ubu rwose mba mfite stress, aturumva boss wanjye nta muntu n'umwe yizera, iyo abonye rero umuntu ari kuvugana n'abandi bantu noneho kukubona uri guseka akeka ko hari ibintu bidasanzwe uri kuvugana n'umukiriya, bityo rero ntabwo abikunda. Uba ubona nyine ashaka yuko ibintu byose tubikora twihuse cyane kandi nyine tutagerageza kumenyerana n'abakiriya. Julia rero aragenda
ariko nyine Edima agasigara abitekerezaho ati sinibaza impamvu uriya mugabo afata Julia nk'aho ari igikoresho cye cyangwa se nk'aho ari robo yiguriye, wagira ngo ntabwo ari umukozi we bisanzwe, wagira ngo rwose amufiteho uburenganzira. Uyu munsi rero Edima arataha maze agakomeza gutekereza kuri uyu mugabo rwose ukuntu nyine afata Julia, yumva rero bimwanze mu nda maze agahamagara wa mu bodyguard ati ngufitiye akandi kazi, ndifuza ko nanone wankorera iperereza ku mugabo witwa Laura, niwe nyine nyiri ya resto Julia akoramo, gusa ukuntu afata Julia ntabwo bisanzwe, amufata nk'aho rwose ari umutungo we, wagira ngo yaramuguze. Ndifuza rero kumenya ibyerekeranye n'uriya mugabo, nkamenya niba nyine atanafite nyine amadosiye atari meza mu hashize he. Ndifuza kumenya niba ari umuntu mwiza wo kwizera cyangwa niba rwose Julia atari mu maboko meza. Naho uyu mubodyguard ahita amubwira ati nta kibazo rwose ndabikora, kandi urabizi yuko n'ibindi byose ndacyabirimo, amakuru ndacyayashaka. Undi munsi rero yasubiye nyine muri ya resto maze abona noneho Julia ntabwo yishimye, abona ndetse rwose ari kumwakira nk'aho badasanzwe baziranye, kwa kundi yabaga akimubona akaba atangiye kumubaza Samuela, akaba atangiye kumubaza amakuru. Uyu munsi ntabwo rwose ari uko byari bimeze. Edimo rero abona ko rwose hari ikitagenda, maze mu mutima we agatangira gutekereza ati wabona wa munsi ibyo bari bagiye kumubwira mu gikoni ari uko nyine uriya mugabo buriya Laura yari agiye kumwihanangiriza kubera ko yabonaga ko asigaye amvugisha cyane ndetse aza tugasekana, buriya rwose wabona aricyo yari agiye kumubwira. Agiye rero gutaha uyu mukobwa aramusezera kandi rwose ukabona ntabwo amwitayeho nyine nk'ibisanzwe. Naho rero Edima ahita amubaza ati bimeze bite ko ndeba rwose wagira ngo nyine ufite ikibazo. Naho Julia ati hoya nta kibazo mfite, ahubwo nyine tugomba gukomeza umubano w'umukiriya n'umuseriveri gusa, ntabwo tugomba kumenyerana cyane. Edimo rero ahita amusezera maze agasohoka akicara mu modoka, ahita yifata mu gahanga, dore ko nyine aba amenye neza ko uyu mukobwa rwose bishobora kuba bitaragenze neza wa munsi bamubwiraga ngo ajye mu gikoni. Umunsi rero wakurikiye Edimo yitaba telefone ya wa mu bodyguard we, aramubwira tumva dufite rwose ikibazo gikomeye. Laura ntabwo nyine yigeze akurikiranwa n'amategeko, nta nubwo yigeze afungwa, ariko nyine hari aferi yigeze gukora itari nziza. Yari umushoferi w'imodoka yajyaga itwara nyine abana babaga bagiye kugurisha, abana babaga bameze nk'aho babashimuse. Yakoraga rero muri icyo kintu nyine cyitaga organisation, ariko cyari gishinzwe mu by'ukuri gutwara abana maze bakajya kubagurisha. Yahakoze kandi igihe kinini cyane, nyuma rero yaje kuburirwa irengero, maze nyuma yaho nyine ubwo nibwo yafunguye iriya resto. Uyu rero mu bodyguard akomeza abwira Edimo ati noneho kandi ikindi kintu giteye ubwoba kurushaho ni uko nyine iyo kampani Laura yakoreraga yari yegeranye neza n'ikigo cy'imfubyi Julia yakuriyemo, hari mu birometero bike cyane. Naho rero Edimo uba uri kumva ibintu byose ahita yumva nyine ibi bintu bitangiye kumurenga, maze agahita atangira gutekereza ati nyamara rwose ushobora gusanga uyu mugabo abifitemo uruhare, ariyo mpamvu ahahise h'uyu mwana hatazwi. Ushobora gusanga nyine barahasibanganyije, cyane cyane ko binashoboka ko uyu mugabo uyu mwana rwose yari asanzwe amuzi kuva ari mutoya, maze akamureka kugira ngo akure nyine azamufate ubundi ajye amukoresha. Atangira nyine kumva atangiye rwose gukeka ko Laura hari ibyo ashobora kuba azi kuri uyu mwana w'umukobwa. Ahita rero abwira uyu mu bodyguard ati komeza ushaka amakuru, ariko nyine utagize ikintu na kimwe ubangamira, mbese ntabwo nshaka ko rwose hari ikintu na kimwe cyangirika.
Edimo rero uyu munsi wose awumara ari gutekereza ati Julia rwose ntabwo ari mu maboko meza ndetse ari mu byago, yakabaye amenya nyine ibintu bimutegereje ariko sinzi ko nabasha kubimubwira nta kibazo biteje, ndetse nyine nta n'ibimenyetso mfite byerekana ko ibyo ndi kuvuga ari ibya nyabyo. Sinzi niba rwose Julia yanyizera, gusa nanone ngomba kumurinda uko byagenda kose. Sinzi impamvu mba numva umutima umpatiriza kurinda uyu mukobwa, mba numva urugo muri famiye yanjye, ndetse mba numva ngomba kumurinda nk'uko ngomba kurinda umuryango wanjye. Buracya rero maze wa mubodyguard akamuhamagara ati ngwino nyine duhurire muri cafetaria. Baragenda rero bakahahurira, maze bakimara kwicara uyu mubodyguard ahita afata envelope irimo impapuro maze akayirambika imbere ya Edimo, ahita amubwira ati amakuru yose rero wansabye ari muri iyi envelope, ubu kano kanya ufite byose byerekeranye na Julia. Naho rero Edimo umutima uhita umusimbuka, maze ibyunzwe bigatangira kumurenga, atangira kumva afite ubwoba bwinshi, akumva mu nda ibintu byose biri kwikaraga, aba yumva afite ubwoba bw'amakuru agiye kumenya kuri uyu mukobwa. Edimo rero agerageza guhumeka azamura umwuka yongera awumanura kugira ngo yumve ko yatuza, maze agahita abwira nyine uyu mubodyguard ati nta kibazo ndatekanye rwose, ubu nareba. Atangira gukuramo rero amadosiye muri iyi envelope, maze akagenda ayareba amwe ku yandi, ayo bagiye nyine bandika umunsi wo kwinjira muri iyi orphelinat ndetse n'ibindi byose bijyanye nabyo. Ahita abonamo rero agafoto muri iyi nyine envelope. Aka gafoto kaba kariho abana babiri basa neza neza neza, basa wagira ngo ni nk'umwana umwe nyine bakozemo babiri. Ahita rero asoma amazina maze agasanga handitseho nyine ngo Haisa and Julia. Ahita rero atungurwa, maze agahita nyine abaza uyu mugabo ati none se aba bana ni impanga? Ikigaragara cyo umwe nyine muri bo ni umugore wanjye, naho rero uyu wundi nyine ni Julia, uyu nguyu turi kuvuga. Bishatse kuvuga ko Julia n'umugore wanjye bari impanga. Naho rero uyu mubodyguard ati cyane rwose ni impanga, dore ko n'amazina nyine y'ababyeyi babo ni amazina amwe, ni umuryango kandi uzwi, nyamara bazanywe n'umuntu muri iki kigo cy'imfubyi, ni umuntu wabazanye ndetse rwose aranabandikisha. Naho rero Edimo atangira kumva nyine ibintu bimucanze, ati rero ntabwo nyine aba bana babuze ngo bagende batoragurwe, bafite ibyo ari byo byose umuntu wabajyanye muri iki kigo cy'imfubyi. Naho rero uyu mubodyguard ati cyane rwose bajyanyweyo n'umuntu. Edimo rero umujinya uhita umwica, ati ndakeka ko nta wundi muntu uri inyuma y'ibi byose uretse Roha, niwe rwose ushobora kuba yaratwaye aba bana, ni uko ahubwo ashobora kuba yaragize ibyago umugore wanjye we akaza kumucika ntakomeze aho ari gukurira muri icyo kigo cy'imfubyi. Uyu mubodyguard rero ahita amubwira ati nyine inkuru nabashije kumenya neza ni uko nyine bano bana batwawe bavanwa iwabo, bishe nyine imiryango y'inzu bakabatwara nijoro baryamye. Iwabo rero batangiye gutekereza ko ahari ari umuntu ushaka kuzabasaba amafaranga kugira ngo babasubize, nyamara hashize iminsi nta muntu n'umwe ubasabye amafaranga. Nyuma rero y'igihe runaka bitunguranye rwose, Haisa baje kumutoragura ahantu mu nzira. Ashobora kuba yaratorotse nyine iriya orphelinat maze agatangira kugenda atazi aho agiye. Bamusubije rero mu rugo, gusa nyine nta kintu na kimwe yabashaga kuvuga, ntabwo yigeze avuga amakuru y'aho umuvandimwe we ari. Nyuma y'iminsi mike rero iwabo nyine baje gupfa, nta kintu na kimwe baramenya. Haisa rero yarezwe nyine n'undi muntu usanzwe wari nk'umuturanyi wabo, nuko byaje kugenda kugira ngo aba bana babe nyine nta makuru na make rwose bari bafite, umwe ngo abe azi aho undi ari. Edimo rero acyumva ibi bintu ati ubu ngubu bishatse kuvuga yuko
ariyo mpamvu umugore wanjye yajyaga ambwira ngo aba yumva ubwana bwe atabwibuka neza, nuko nyine yari akiri mutoya cyane, niyo mpamvu batanibukaga uyu muvandimwe we. Naho rero uyu mu bodyguard ati cyane rwose. Wa mu bodyguard rero akomeza abwira Edmo ati gusa nyine ntabwo mu by'ukuri Julia yitwaga Julia, ahubwo nyine yitwaga Juliana. Hanyuma rero uwo muntu wamushimuse amuzana nyine mu kigo cy'imfubyi yamwise Julia kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe umenya ahahise he. Ahahise h'uyu mwana barahasibanganyije neza neza, abaho nk'umuntu utarigeze agira umuryango kandi nyamara yarawufite. Bodyguard rero ahita nyine abwira Edmo ati rwose nk'uko uri kubitekereza, Roha niwe wabigizemo uruhare, kubera ko kiriya gihe niwe rwose wakoraga muri ya kampani yibaga abana maze ikabatwara babahimbiye amazina ndetse babahimbiye amatariki y'amavuko, babaga babakoreye nyine impapuro mpimbano. Noneho rero ikintu gitangaje ni uko nyine bimaze gusakuza bari hafi gufata abantu bakoraga muri iyo kampani bose, we yaragiye arabura, maze nyuma y'igihe runaka aza gufungura iriya resto. Ikindi kintu kandi gitangaje ni uko buriya Julia ari we muntu wenyine Roha yabashije guha akazi utari uwo muri famiye ye. Abandi bose ni abafamiliye ba Roha uretse Julia wenyine. Edmo rero uba uri kumva ibi bintu, umugabo usanzwe asa ubwenge cyane aba ari gutekereza cyane, maze agahita avuga ati rwose birumvikana yuko Roha ibintu byose yabigizemo uruhare, niyo mpamvu kandi ataba ashaka ko hari umuntu n'umwe bavugana, aba atekereza ko hari umuntu ushobora kumumenya maze akaba ashobora kumubwira ahahise he. Niyo mpamvu wagira ngo rwose ni imfungwa muri iriya resto. Uyu munsi rero Edmo ntabwo rwose abasha gufatanya ijisho, arara yicaye muri salo, akarara afite ya mverope n'aya madosiye mu ntoki, arara yitegereza iyi foto, maze akajya avuga ati ndi gutekereza umugore wanjye ukuntu yajyaga ambwira ko nawe aba yumva rwose wagira ngo hari nk'igice cy'ubuzima bwe adafite, naho rwose yabaga nyine atazi ibyo ari byo, ariko nuko yaburaga uyu muvandimwe we. Gusa sinibaza ukuntu aba bana babyibagiwe burundu. Arongera rero akibaza ati hanyuma se ni gute ngomba nyine kuzabwira iyi nkuru Julia, nkamubwira ko afite ahashize, nkamubwira ko ndetse ari umuvandimwe w'umugore wanjye, nkanamubwira ko kandi wagize uruhare mu kuba atibuka ubuzima bwe bwose ari Roha, nkamubwira ko rwose ari mu maboko mabi ndetse atarebye neza rwose yazamugirira nabi. Ibi bintu byose ni gute ngomba kubimubwira? Ikindi kandi singomba guceceka. Ni gute se nazajya mureba mu maso nkigira nkaho nta cyabaye kandi mfite aya makuru yose? Buracya rero mu gitondo, maze Edmo akumva yakomeje kubura amahoro, ahita rero afata imodoka maze akajya kuri ya resto, aragenda akinjira. N'ubundi Julia nyine aza kumwakira nk'ibisanzwe. Edmo ahita amubwira acishije makeya cyane, atumva ntabwo rwose noneho nje gufata amafunguro, gusa nyine hari ibintu nshaka kukubwira kandi ni ibintu bikomeye ubyumve. Ahita amubaza ati urumva se unyizeye? Ni ibintu rwose bikomeye, mbabara ndakwinginze. Naho rero Julia ati none se urifuza ko tuvuganira he? Ati kukwizera bye rwose ndakwizeye nta kibazo. Naho rero Edmo ati ndifuza ko twavuganira hanze ya hano. Julia ahita amubwira ati nta kibazo. Arakebaguzwa ngo arebe ko nyine Roha ataba ari hafi, akabona ntabwo ari kumubona. Bahita rero basohoka bakajya mu modoka. Edmo atwara imodoka ubona rwose ibitekerezo byamusize. Julia ahita amubaza ati hanyuma se tugiye hehe? Edmo ati tugiye iwanjye, ndakeka ko ariho haba hatuje kurusha ahandi hose, kubera yuko ibintu nshaka kukubwira ni umwihariko. Ikindi kandi uyu munsi nyine nta muntu n'umwe uhari, yaba Samuel yagiye ku ishuri,
yaba kandi n'umukobwa ujya uza kudukorera amasuku nawe uyu munsi ntabwo yaje, haraba hari njye nawe turabona uko tuganira twisanzuye. Julia ati nta kibazo. Bagera rero mu rugo maze Julia agahita amubwira ati mbabarira umbwire rwose nishwe n'amatsiko. Naho rero Edimo ati wihanganire ibintu ngiye kukubwira kuko birakomeye cyane. Ngiye kukubwira nyine ibyerekeranye n'ahashize hawe, inkomoko yawe, mbese inkuru y'ubuzima bwawe. Naho rero Julia atangira gutitira ati hoya rwose nta buzima mfite kuko ibintu byose nzi nibyo bambwiye nyine muri oroferina, nta kindi kintu na kimwe nzi. Naho rero Edimo ahita afata ya mverope irimo bya bintu byose maze akayimuhereza ati inkuru yawe yose iri aha ngaha, ni aka kanya nyine ugiye kuyimenya. Julia rero abanza gutinya kwakira iya mverope dore ko rwose aba ari gutitira umubiri wose ubona ubwoba bwamwishe. Edimo rero abona nyine ari gutinda gufata iyi amverope maze agahita atangira kumubwira byose biyikubiyemo, akamubwira ukuntu bamushimuse, akamubwira ukuntu ubuzima bwe atazi ari uko rwose basibye nyine amadosiye yabwerekanaga. Amubwira rero byose uko byagenze maze uyu mukobwa nyine agahita yumva akeneye kureba muri iyi amverope, ahita akuramo amadosiye yose aba arimo dore ko ataba ari kumva neza ibintu Edimo ari kumubwira. Akikubita amaso aka gafoto arakareba maze agahita yifata ku munwa, amarira atangira kubunga mu maso maze akamubwira ati uyu ni njyewe rwose nta gushidikanya. Ati hanyuma se uyu wundi twari turi kumwe we ninde? Naho rero Edimo ahita amubwira ati ni umugore wanjye Hayisa, ni mama wa Samuela. Uyu mukobwa kwihangana biranga maze agahita ashwanyuka akarira cyane agasakuza dore ko nyine aba yumva ibi bintu rwose bimurenze. Julia rero atangira kubwira Edimo ati najyaga numva rwose hari igice cy'ubuzima bwanjye nabuze, sinigeze menya ko twavutse turi impanga, sinigeze menya ko mfite umuvandimwe nabuze, najyaga ntekereza ko hari ari ibintu bindi mu mutwe nyine, najyaga numva hari ukuntu nyine hari ibintu nkumbuye, ntabwo najyaga menya ibyo ari byo. Naho rero Edimo ahita amubwira ati nyine wakuwe mu muryango wawe, baragushimuse barahagukura bakujyana mu buzima butari ubwawe maze bagutandukanya n'umuvandimwe wawe. Julia rero amarira aba yamurenze, agahinda kaba kamwishe, ntabwo aba ari kumva ko rwose hari umuntu wakora ibi bintu bimeze bitya. Edimo rero ahita amubwira ati hanyuma rero wagize uruhare muri ibyo byose ni Laura, niyo mpamvu yakugumije iruhande rwe, niyo mpamvu atifuzaga ko hari umuntu n'umwe mwavugana kubera ko yari afite ubwoba bw'uko wakwibuka ibyabaye cyangwa ko hari umuntu wakubona maze akakumenya akaba yakubwira ibyabaye byose. Yari afite ubwoba rero ko wamuvamo maze ukavuga uko byagenze akaba yafungwa. Julia rero noneho rwose agahinda kaba kari kurushaho kumwica, ati ntabwo bishoboka ko naba maze iyi myaka yose nkorera umwanzi wanjye, ko naba maze iki gihe ndi mu maboko y'umuntu umpiga, unzi neza ndetse uzi rwose icyo ashaka kunkoresha. Ntabwo bishoboka yuko Laura yaba ari we muntu uri inyuma y'ibibazo byanjye byose. Naho rero Edimo ati niwe rwose, kubera ko nyine yari afite kampani yakoreraga, iyo kampani rero yagurishaga abana ndetse rwose babajyanaga badafite impapuro nyine bafite impapuro mpimbano. Nawe rero nuko bari bakujyanye n'umuvandimwe wawe, ahubwo nyine ntabwo twamenye ukuntu umuvandimwe wawe byagenze, niba baragiye bakamuta mu nzira, niba yaratorotse mu kigo cy'imfubyi, gusa ikigaragara cyo ni uko mwese bari babajyananye. Edimo rero arahaguruka maze akegera Julia wari uri kurira amarira yamurenze yicaye hasi nyine kuri tapi, ahita amwicara iruhande maze akamufata ikiganza, aramubwira ati ndabizi yuko rwose ibi bintu bibabaje cyane, ndabizi ko ibyo uri gucamo bitoroshye,
ariko nanone ntabwo ugomba kubinyuramo wenyine kubera ko kano kanya uradufite, uramfite njyewe ndetse ufite na Samuela, turi umuryango wawe kandi tugomba kugufasha muri byose. Julia rero ahita ahindukira maze agahita ahobera cyane rwose Edimo, ni nkaho aba abonye aho ahungira, ni nkaho rwose aba yifuje kumuhungiraho dore ko aba yumva ibintu byose byamurenze. Edimo rero we aramufata akamukomeza maze agakomeza kumukora mu mutwe ndetse rwose no kumukora ku bitugu amwihanganisha nyine amubwira ati komera, ntibyoroshye ariko wagombaga kubimenya byose, wagombaga kumenya inkuru y'ubuzima bwawe. Naho rero Julia aba ari kurira amarira yamurenze. Bakiri rero kuvuga ibyo ngibyo, Edimo ajya kumva hari umuntu uri gusona ku muryango, ahita rero ajya kurunguruka maze yareba agasanga ni Roha uba uhagaze inyuma y'umuryango, aba afite umujinya mwinshi, ubona rwose umujinya wamwishe. Ahita agaruka yihuta maze akabwira Julia ati tekereza ko ari Roha uri inyuma y'umuryango. Julia ati oya ntabwo bishoboka, ubwoba buramwica umutima ukamuvamo. Ati gute yamenye aho ndi, yamenye ko naje hano gute? Naho Edimo ati nanjye simbizi, gusa nyine wowe tuza, genda ujye mu cyumba cya Samuela maze wifungiranemo, ntufungure, reka ndaje rwose mbikemure. Naho Julia ati oya mbabarira rwose nawe batakwica, ntakubura kandi nari maze kukubona. Naho rero naho Edimo ati we humura Julia, genda nyine ujya mu cyumba ndagusangamo ntugire ikibazo. Aragenda rero akajya mu cyumba maze akifungirana, gusa ubwoba buba bumwishe n'ubundi aba ari gutitira ahinda umushyitsi. Edimo rero arasohoka maze akabaza nyine Roha ati urashaka iki? Roha rero ahita amubwira ati bwira Julia asohoke, mubwira aze vuba, ni gute untwarira umukozi, umutwaye nkande? Naho rero Edimo ati ariko ntabwo Julia ari uwawe, ntabwo umufiteho uburenganzira, sinibaza impamvu rero kuba namujyanye nyine biguteye ikibazo. Naho rero uyu mugabo atumva ntabwo uzi rwose ekipa uri gukina nayo, gira vuba amubwire asohoke. Naho rero mbere y'uko nyine Edimo aza hano arabanza akandikira message wa mu bodyguard maze akamubwira ati ntabwo bimeze neza kubera ko Roha ari hanze ari inyuma y'umuryango, yarakaye cyane rwose. Naho rero wa mu bodyguard ahita ahamagara polisi maze agahita azanye nayo. Mu by'ukuri rero ka kanya Roha yari ari kwitotomba abwira amagambo akomeye Edimo ati murambona, ntabwo muzi uwo ndi we, njyewe nta mikino ngira. Ajya kumva rero imodoka za polisi ziraje nyine na rwa rusaku rwazo, bamubwira bati amaboko hejuru. Nta yandi mahitamo rero aba afite uretse yo kumanika amaboko. Bava mu modoka rero bakamwambika amapingu bati ubu ngubu rwose uri mu maboko yacu, urashinjwa kandi kuba warashimutaga abana ukanabagurisha, urashinjwa kuba hari abantu benshi wagiye wica no kuba waratandukanyije imiryango. Bahita bamushyira mu modoka rero maze bakamujyana. Naho rero Edimo ahita abwira wa mu bodyguard ati urakoze cyane, urantabaye rwose, umutima wari utangiye kumvamo. Baramutwara rero maze Edimo agahita asubira mu nzu, aragenda agakomanga ku muryango nyine w'aho Julia bari. Julia araceceka ntavuge kubera ko aba afite ubwoba. Naho rero Edimo ahita amubwira ati Julia humura rwose byarangiye, nta kibazo fungura. Julia rero arafungura atitira, agahita abona Edimo nyine ahita amubaza ati bigenze bite? Naho Edimo ati baramutwaye bagiye kumufunga, ntuhangayike humura ntaho muzongera guhurira. Julia rero ahita ahobera Edimo cyane ati urakoze ni ukuri kuba rwose untabaye, noneho uriya mugabo yari kuzanyica, urakoze cyane, ndabizi ko ibi bintu byakuvunnye kugira ngo umenye amateka yanjye, wabifashe rwose nk'ibyawe. Naho Edimo ati cyane, nkikubona bwa mbere nkabona ukuntu usa n'umugore wanjye, numvise nkeneye kumenya amateka yawe. Umunsi rero wambwiraga ko nta kintu na kimwe uzi mu hahise hawe, byarambabaje cyane. Ikindi kandi numvaga hari ikintu kinkururira kumenya ibyawe, dore ko numvaga njye nawe dufitanye isano rya hafi. Ni nako bimeze kandi kuko rwose urabibona ko nyine dufitanye isano rya hafi, uri tante w'umukobwa wanjye. Ibyo rero ni ibintu bikomeye kuri njyewe.
Julia rero ahita yongera agahobera Edimo, dore ko rwose yabonaga nyine ari we mucunguzi we. Edimo rero ahita amubwira ati ubu rero guhera uyu munsi ntabwo uzongera kuva hano, nyine hano ni muri famiye yawe, ugomba kuhaguma ndetse tugakomeza kukwitaho uturi hafi. Hashira iminsi rero Julia nyine aba hano, maze agashaka akazi nyine hano muri karitsiye ko kuzajya yigisha abana gusoma no kwandika. Atangira rero gukora kano kazi ahembwa nyine amafaranga makeya, ariko nyine ayahembwa akajya ataha rero, maze akita nyine kuri Samuel aba abereye na tante we. Samuel rero agenda akishima, maze agatangira kujya abwira inkuru nyine Julia, akamubwira ukuntu asa na mama we, akamubwira ukuntu bwa mbere amubona yari azi ko nyine abonye mama we. Naho Julia aramubwira ati nyine n'ubundi ni nkaho rwose ndi mama wawe kuko ndi tante wawe. Samuel rero ibyishimo biramurenga ko aba abonye nyine umuntu wo muri famiye ye, ndetse rwose aba ari n'umwana mwiza cyane. Batangira rero kuzajya noneho basohoka bose nka famiye, ndetse baba bari gusangira mu rugo, bose bakaba bameze nka famiye. Samuel rero atangira kujya yita Julia mama we, ibintu rero bishimisha cyane Edimo, kuko babona ko noneho umwana we yahindutse rwose, asigaye afite ibyishimo byinshi. Umunsi umwe rero baba bicaye nyine bari kuganira kuri terase, ubwo ariko Samuel aba yagiye ku ishuri, aba ari Julia ndetse na Edimo bicaye bari kuvuga nyine amateka, bari baganira kuri byinshi. Naho rero Edimo ahita abwira Julia ati ni ukuri Imana ishimwe ko rwose nakubonye, ntakubeshye mba numva ntekanye, mba numva ntuje kuba uri hano. Noneho ikirenze kuri ibyo, mba ndeba ibyishimo Samuel afite, maze nkumva rwose nanjye ndishimye. Ntakubeshye byari byarananiye kumva ko nyine ubuzima buzakomeza umugore wanjye tutari kumwe, ariko ubu ngubu ndatuje, ntangiye kujya ku murongo neza, nta kibazo rwose. Warakoze rero kuza mu buzima bwacu. Naho rero Julia ahita amubwira ati ahubwo mwebwe mwarakoze kunzana muri buno buzima, kuko ndishimye, noneho mba numva ko nyine mfite umuryango. Ntakubeshye nta munezero urenze uyu nguyu. Edimo rero yitegereza uyu mukobwa, maze agahita amubwira ati none se ubu ngubu ndamutse nkubwiye ko ngukunda wabyakira ute? Ndabizi ko bishobora kuba bikugoye ndetse bigutunguye kumva iryo jambo rivuye mu kanwa kanjye, ariko rwose ntakubeshye ndagukunda, atari uko usa n'umugore wanjye, atari uko rwose uri umuvandimwe we, ahubwo iyi minsi nyine umaze hano wagiye rwose utuma nongera kwiyumvamo urukundo, watumye kandi nongera kumva nishimye, watumye mbese nongera kwiyumva nk'umugabo kandi ufite umutima ukunda. Maze rero rwose igihe mbitekerezaho ndetse ngatinya kubikubwira, kuko numvaga rwose ntazi uko wabyakira, ariko nanone ntabwo nakomeza kubigumana njyenyine kandi uhari. Ndifuza kukubwira ko ngukunda bya nyabyo, ndagukunda cyane rwose. Naho rero Julia aramwitegereza, maze agahita amubwira ati ibintu rero uvuze ni njye rwose nakabaye mbikubwira. Njyewe noneho nagukunze guhera ku munsi wa mbere nkubona muri resto, nabonye ukuntu wita nyine kuri Samuel, ndeba ukuntu uri umwana mwiza, ukuntu wasekaga, ukuntu wavugaga utuje. Guhera uriya munsi natangiye kubona ko nyine uri umugabo udasanzwe. Noneho ko iminsi yagiye yisunika, ibyo wagiye ukora ku bwanjye byose byatumye ngukunda kurushaho. Bombi rero bahita bahoberana, maze bagasobana, barebana mu maso, maze bose bagaseka. Hashira iminsi rero, maze Julia agasaba Edimo ko yamujyana aho bashyinguye Hayisa, dore ko nyine aba yifuza rwose kuhagera. Baragenda rero bakajyana indabyo, maze bakihagera Julia yitegereza nyine amazina aba yanditse kuri iyi mva ya Hayisa, maze agahita akubita amavi hasi,
atangira rero kurira asakuza cyane ati nakishimiye kuba narakumenye ukiri muzima, nakishimiye kuba rwose nibuka inseko yawe, nibuka imvugo yawe, ariko byose nta na kimwe nibuka, nakabaye nishimira kuba rwose nibuka ubuto bwanjye nawe, gusa uyu munsi nje kukureba utakiriho, ariko nyine ikintu nshaka kukubwira ni kimwe, ni uko rwose umukobwa wawe ari nawe kandi umukobwa wanjye Samwela nzamwitaho aho uri hose, utuze kandi umenye ko ari mu biganza byiza. Gusa nanone nishimiye kuba naragize umuvandimwe nubwo nyine ntigeze nkubona ugihumeka. Edimo rero aratambuka maze akegera Julia uba uri kurira, amarira aba yamurenze agatangira kumuhanagura, dore ko nawe nyine amarira aba ari kumubunga mu maso, nuko ari umugabo agerageza kwifata, ariko agahinda kaba kagaragarira buri wese mu maso y'aba bombi. Guhera rero uyu munsi yaba Edimo ndetse na Julia bava hano hantu basezeye ku hashize, bose baba batekereza ku hazaza habo ndetse rwose ko bagomba gutera intambwe mu buzima maze bakibagirwa ibyo mu hashize. Hashira iminsi rero ibintu byose nyine biba bimeze neza. Julia bari kwigisha ba bana nyine yigishaga, ajya kubona akabona rero Edimo afashe ukuboko Samwela, barinjiye mu ishuri, akibakubita amaso aramwenyura maze akarambika hasi ibintu byose yari afite, akaza nyine abasanga, aba yifuza kumenya ikintu kibazanye muri ayo masaha. Edimo rero akibona nyine Julia ari kuza amusanga, ahita apfukama maze agafata impeta, ahita rero ayifata mu ntoki nyine, maze Julia akikubita amaso agahita atangira nyine kwifata ku munwa, dore ko nyine aba atangaye. Akomeza rero kuza abasanga maze agahagarara nyine imbere ya Edimo. Edimo rero ahita amubwira ati ni wowe rumuri rwongeye kumurikira umutima wanjye, dore ko rwose nari ndi mu mwijima usa n'icuraburindi, ariko kuva waza nongeye guseka, nongeye kumenya ibyishimo, mbese wongeye kuba itara ry'umuryango wacu. Ndagukunda cyane Julia, ndagukunda cyane, uri ibyishimo by'umutima wanjye. Ndifuza rero kugusaba rwose nshyize ivi hasi ko wambera umugore maze ukamperekeza mu buzima nsigaje kubaho muri iyi si. Naho rero Julia ahita amubwira ati ndabyemeye rwose, amuhereza ikiganza maze akamwambika impeta. Aba bana bose baba bari aha bakoma mu mashyi bose kandi banasakuza nyine bati barakundana, barakundana. Naho rero Edimo ahita amwenyura maze bagahoberana cyane nyine na Julia, bakanga kurekurana. Julia rero abwira Edimo ati ndishimye cyane, ni ukuri mwarakoze rwose kuza mu buzima bwanjye. Naho rero Edimo ati ahubwo ni njyewe nakavuze ibyo, ni ibyishimo rwose kuba tugufite, ni umunezero. Naho rero Samwela ahita abwira Julia ati ndishimye cyane, noneho ubu ngubu nzajya nkomeza nkwite mama wanjye. Naho Julia ati cyane rwose ubifitiye uburenganzira. Nawe rero ahita abahobera maze rwose ibyishimo bikabarenga. Inkuru yacu y'urukundo rero ntaho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.